abadogiteri rero bamukurikirana batubwira ko impyiko zangiritse akeneye izindi mpyiko mu gihe atarazibona akaba ari kuri dialyse ihoraho kandi ihenze cyane. Icyo gihe rero papa we yarakoraga, twaramuvujije muri 2015 turamuvuza, amafaranga dushiraho. Ubwo bufasha nabonye kugeza ubu ni ubwa Keza Shadia Heal the Universe Foundation, kuko dogiteri yari yatubwiye ko mu muryango wacu uwabasha guhuza n'uwo mwana bazipima babona bahuje bakamuha nta kibazo. Nasabaga yuko mwamfasha kuri ubwo bushobozi bwa dialyse tutabasha kubona. Twongeye kubasuhuza rero, tubaha ikaze kuri Heal the Universe TV. Nkuko bisanzwe rero turizera ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umubyeyi, ngira ngo watangira ubwira abakurikiranye Heal the Universe TV. Yego murakoze. Banyita Nyiramwiza Helena, aba mfite imyaka 30, aba nubatse mfite abana 2 n'umutware. Nyiramwiza Helena, utuye ahagana he? Ntuye ku Irebero muri Bwerankori, umudugudu wa Nyenyeri, umurenge wa Kigarama. Ubu ni muri Kicukiro. Helena rero, nkuko byagiye bigaragara hirya no hino ku nkuta nkoranyambaga, byagaragaye ko ufite umwana ufite uburwayi bw'impyiko. Ngira ngo rero waduciramo muri makeya ukatutangirira mu mizi uko ikibazo cy'umwana Ishimwe Akimu cyatangiye. Murakoze. Muri make umwana yarwaye malaria muri 2015. Malaria turamuvuza basangamo malaria, turangije tumujyana mu bitaro CHK niho habonetse ko arwaye impyiko. Baratubwiye umwana afite ikibazo cy'impyiko, malaria nizo zazishe. Batubwira yuko ubushobozi bwo kumuvura hariya CHK bidashoboka. Icyo gihe yari afite imyaka 7, batubwira ko agomba kumuvura muri Faisal. Icyo gihe rero papa we yarakoraga, twaramuvujije muri 2015 turamuvuza, amafaranga dushiraho kugezana n'isaha. Umwana nyuma y'imyaka 5 nibwo impyiko zongeye ziragaruka. Akimu afatwa n'uburwayi hari mu mwaka wa 2000 na kangahe? Muri 2015. Icyo gihe se yaba yarigaga cyangwa? Yarigaga. Yigaga mu wa kabiri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo yarwaye impyiko, muramuvuza. Ese zari zakize cyangwa hari operation igeze ikorwa kugira ngo abashe kuba yorohewe cyangwa? Bamukoreye dialyse nyine, babasha ko batubwiraga ko atabasha kwihagarika. Bamukora dialyse abasha kwihagarika. Ubwo dogiteri atubwira ati mwe mutashye ko kwihagarika byabonetse, tujya ku marejime, akajya atubwira tujye tugaruka muri control. Ubwo rero nyuma y'iyo myaka 5 control twajyagamo tugasanga ibipimo biri kugenda bimera neza. Nyuma nibwo byaje kuzamba nyine, kubera ko hari ibintu badusabaga nanone kubera ubushobozi bukeya by'amarejime tukabibura. Muri uno mwaka rero nibwo yongeye kuremba cyane, harashize imyaka 5 araremba. Abadogiteri rero bamukurikirana batubwira ko impyiko zangiritse akeneye izindi mpyiko mu gihe atarazibona akaba ari kuri dialyse ihoraho kandi ihenze cyane. Ngira ngo wenda dialyse nkuko babivuga abantu benshi, dialyse ni ubuvuzi buhenze buri hejuru. Ese ugereranyije nibura uyu munsi ukareba, usanga tubona nibura wabona nka kimwe cya kangahe cy'amafaranga yaba akeneye kugira ngo ubashe kuvuza umwana? Mwakoze. Ni ukuri ubushobozi bwaradushiranye kugeza ubu ngubu. Nta kazi mfite, na papa w'umwana nta kazi, twese turicaye mu rugo. Nta bushobozi na buke dufite, rwose bwarashize. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Sinzi rero niba wenda barigeze bakubwira wenda nk'abaganga bakakubwira ngo agaciro ko kugira ngo Akimu abe yavuzwa akire gahagaze gute? Ese hari n'igihe muganga ashobora kuvuga ati wenda ntazakira, no kumuvuza mpaka, cyangwa akavuga ati wenda turabona azakira. Ese niba azakira baba barakubwiye ko nibura ashobora kuzavuzwa n'amafaranga na gute? Murakoze. Ni ukuvuga ngo abadogiteri batubwiye ko mu gihe atarabona izo nsimburangingo
agomba kuba ari kuri diyalize, kandi diyalize umunsi umwe kujya muri diyalize, icyo cyuma nicyo kibasha gukora mu buryo bw'impyiko. Ni ukuvuga ngo agomba kugihoraho mpaka akabonye iyo nsimburangingo. Umunsi umwe kumukorera ni amafaranga 100,000. Numva ko bihenze cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi duhuye, ese umwana yaba yarageze muri diyalize cyangwa aracyategereje? Umwana yakorewe diyalize kuri mituweli ho gakeya, batubwira ko mituweli ari icyumweru igomba kumara. Nyuma y'icyo cyumweru rero tugatangira tugashaka uburyo twajya tumuvuza 100%. Ubwo bufasha nabonye kugeza ubu ni ubwa Keza Shadia Healed Universe Foundation. Nibo bamfashije kugira ngo tubashe kujyana umwana muri diyalize, ariko nkurikije iminsi tumujyanye muri diyalize n'igihe gisigaye kinini cyane cyo kuba twamuvuza, ubufasha ni ukuri buri kunshirana, ni buke cyane, buri kunshirana. Numvaga rero mwakora ibishoboka mukamfasha, mukandengera tukareba ko umwana twaramira ubuzima bwe tukongera kumubona. Uyu munsi urivuza kuri mituweli, ese bakubwiye ko ishobora kuzamara, kuko hari igihe bajya bavuga yuko ishobora kumara igihe runaka ubundi ugasigara wifasha. Ese bakubwiye ko uzamara igihe kingana iki? Bitubwire muri make. Umwana avurizwa kuri mituweli, yego. Ni ukuvuga ngo batubwiye yuko mituweli yishyura ibyumweru 6 gusa byonyine. Ni ukuvuga ngo turi kumuvuza umunsi umwe tukatanga 15, kuko avuzwa iminsi 3 mu cyumweru. Ariko nyuma y'ibyumweru 6 ubufasha bwa mituweli buzaba buhagaze. Ubwo tuzatangira kwiyishyurira mu cyumweru kimwe, umunsi umwe 100,000. Bivuze ngo mituweli biragufasha 15 kugeza mu byumweru 6, ariko nyuma y'icyo gihe uzatangira gutanga 100,000 buri uko bamujyanye muri diyalize. Umunsi umwe ni 100,000 tarenga. Ubwo mu minsi 3 mu cyumweru ni 300,000. Murumva ko bihenze cyane, birenze ubushobozi rwose bwacu, natwe tudafite icyo dukora, birakomeye cyane. Dogiteri yatubwiye ko bagomba kumuvuriza mu Buhinde, kandi bihagaze nko kuba twaba dufite nka miliyoni mu 10 gutyo, niko yapreshije tubwira. Tubwiye ko bihenze cyane, bisaba kuba twabasha kubona izo miliyoni zose. Rero ni ibintu twumvishe biratwangiza mu bwonko, twumva birakomeye cyane, ariko dukomeza gusenga, turavuga tuti Uwiteka ashobora byose, hari igihe Uwiteka yakorera mu bantu be ibintu bigatungana. Iyo ugereranyije umwana atarajya muri diyalize n'uyu munsi, ubona hari igihinduka ku buryo nibura byatanga icyizere ko umwana ashobora kuzakira? Yego, kirahinduka cyane, kubera ko atarayijyamo ibipimo byo mu mpyiko byari byazamutse cyane, byageze ku mutima, wanabyimbye, atabasha guhumeka, bikomeye cyane. Ariko kuva ubu bwari kuri diyalize igenda ibigabanya, barapima bakabona ibipimo biri kugenda bimanuka cyane, ameze neza, abasha no kurya, kuko mbere atarayijyaho yararukaga, yarameze nabi cyane. Ariko ubu bimeze neza. Utubwire ko foundation yitwa Keza Shadia Healed Universe yagufashije, ko biri kose wenda basunitse iminsi, ariko wenda uyu mwanya abaza kubona ubu butumwa ubahaye n'ibyo wifuza, ubusabe bwawe, wenda baza kugira icyo babikoraho. Sinzi, nagira ngo nkubaze, wenda bambwiye ko ufite umugabo n'abana, ni umwe cyangwa ni babiri? Ni babiri. Nuvuga ngo niwe mukuru niwe muto? Akimu niwe mukuru. Akimu niwe mukuru. Bakurikiranaga gute? Afite imyaka 9. Afite imyaka 9. Ya. Reka rero tubabwire ngo murabona ko ikibazo cyo kirakomeye kandi ni icyo kwitabwaho. Abaterankunga batandukanye, abafite umutima utekereza ko ibintu birimo kuba kuri Hakimu n'umuryango we bishobora nawe kumugeraho, ngira ngo rwose ni umwanya mwiza wo kuba wagira icyo ukora kuri uyu muryango, nabo bakabasha kongera guseka. Reka rero tukubwire ngo saba ikintu cya nyuma wasaba badukurikiye kugira ngo tubashe gusoza. Yego, murakoze. Cyo nasaba nk'inshuti n'abavandimwe, nasabaga yuko mwamfasha kuri ubwo bushobozi bwa diyalize tutabasha kubona,
tukaba turi kububona kugira ngo umwana abashe kuba yakitabwaho agakomeza diyalize, mukanamfasha nanone kubasha kuzagera mu Buhinde, tukareba ko twabona ayo mafaranga agahindurirwa impyiko akabona izindi. Hari umuntu waba warigeze akwemerera ko yambonera impyiko? Kuko buriya hari igihe umuntu avuga ati mfite impyiko ebyiri nzima, ariko kugira ngo umwana aducike nibura wenda namubonera impyiko. Hari uwaba warigeze wenda kwemera ko yazakubonera nk'impyiko kugira ngo umwana abashe gukomeza kubaho? Yego arahari, kuko dogiteri yari yatubwiye ko mu muryango wacu uwabasha guhuza n'uwo mwana bazipima, babona bahuje bakamuha nta kibazo, cyangwa natwe ababyeyi be duhuje bakasanga ari nzima twamuha. Ngira ngo uyu munsi ibijyanye n'impyiko byo mwazimaze kuyibona yasimbuzwa izamaze kwangirika, ikibura ni ubuvuzi. Yego ni ubuvuzi nibwo bubura, ariko ntabwo turatangira muri controle yo gupima ngo barebe ko impyiko z'uwo muntu yego. Reka rero tubashimire abakurikiye The Universe TV, tubabwira ngo uyu munsi ubu ngubu ahageze aha ngaha Keza Shadia The Universe Foundation niyo irimo kumufasha kugeza aka kanya, kandi buriya ngira ngo uruhare rwa buri muntu kuri uyu muryango rurakenewe. Niyo mpamvu rero twababwira ngo rwose buri muntu akora uko ashoboye, nibura uyu muryango wongere guseka nk'uko nabibabwiye. Reka rero tubabwire ngo reka tubasezereho tubabwira ngo naho ubutaha mukomeze kugubwa neza. Yari Bright, iyi ni The Universe TV.